hari n'igihe abantu batanura ibijumba kera kuno batonuraga ibijumba hanyuma umuntu akarunda hasi ngafata bya bishwa nkabyegeranya nkabikanda byakwegerana byakomera nkabirya nk'ikijumba. Ndabyibuka ninjira mu mujyi mu myaka nka 14 nibwo nangiye kwiba mu buryo bukomeye nkajya nza n'urwembe rwanjye wanyuraho cyane cyane abakobwa hariho nirukasomba nkambuye ishakoshi nyirukankanye sangamo amakariso nanuza na kotegisi ngeze imbere ya nuza ya chef cyangwa se ubita abajyama bacu umuntu type ni type ubwo we abonye amakariso aba niyurushye ngo ntago ari ibyo twagutunye ginza gusa n'ikintu gifatika. Tubasuhuza inshuti bakunzi ba Iris Rwanda aho muri hirya no hino mu gihugu, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndi kumwe n'umuntu musanzwe muzi muri filime yitwa Darkness of Christmas. Ni filime yavugishije benshi amagambo mugiye kuzongera kubona mu kwezi kwa 10, ariko kandi reka muhe karimu. Muraho neza? Muraho cyane. Makuru y'iminsi turashima Imana. Twari tumaze iminsi tutababona ku murongo. Filime mwakinyemo yararangiye cyangwa izakomeza? Habayeho impamvu naguma mu rugo ntabwo byari byoroshye, abakinnyi bari kure guhura ntabwo byari byoroshye, ariko twizeye Imana ko tugiye gukomeza. Yego. Ubundi amazina yambi uri muntu ki, uvuka he? Yego. Amazina yanjye ni Naganzwa Peter, niyo mazina data na mama banyise. Hanyuma muri filime nitwa Pastor Dakai. Ngira ngo mbwire n'abantu iyi filime irakunzwe kandi irimo message ikomeye, abantu bagende bandike Darkness of Christmas, bakore subscribe, bakore share, no gusangiza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakoremo message. Rero muri iyo filime nyina nitwa Dakai, mbararikira n'ibindi byiza biri imbere. Yego. Umwe mu bantu bitwa Dakai, hari indi filime uri kugaragaramo witwa Apotre Kabuye. Iyo bimeze bite? Ari filime nibyo ndi kubwira abantu dukurikiranye, hari filime igiye kuza none irimo message ikomeye mu buryo budasanzwe. Ni filime ndi gukinamo nitwa Apotre Kabuye. Ni filime irigiye gusohoka vuba ahangaha muri kuno kwezi. Ndahamya neza ko yageze ku bakunzi bacu, kandi filime izagerageza kubaka imitima y'abantu ndetse no gutanga message mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mbwira abantu rwose ngo nibayikunde kandi bayisangize n'abandi. Hanyuma Dakai ni muntu ki mu buzima busanzwe? Dakai ni umusore w'imyaka 31. Ikindi kavukire yanjye ni Huye mu majyepfo, akarere ka Huye aho ngaho, umurenge ni wa Tumba. Mvuka ku babyeyi babiri ariko bose ntago mbagira. Bose bitabye Imana. Ndumva narababuze bose mfite imyaka 3. Imyaka 3 nibwo wabuze? Ku myaka 3. Ishuri ry'ubuzima nibwo ryatangiye. Turastaragoringa, turwana nabwo, ntabwo biba byoroshye, nibikomere byinshi cyane umuntu agenda ahuramo nabyo mu buzima. Uti nabuze ababyeyi mfite imyaka 3, ukimara kubura ababyeyi ubuzima bwawe bwatangiye ute, ukurute bigenda ute? Urumva narezwe n'umuntu utari mama. Ko data yari afite undi mugore, umukobwa yitereye inda, hanyuma data amaze gupfa na mama amaze gupfa, umugore nyine wari waratebindaza kuzungura. Ubwo ageze mu rugo arandira mu myaka 7 nawe atangira kufata nabi. Hanyuma afashe nabi mu myaka 7 nangira no kwitekera. Niga gusura umushogoro, nkawushyira ku kijyo, icyungo cyamenetse igitagajyo nkakira ku mabuye 3, nkateka uwo mushogoro nkawurya, ndagenda ndananuka. Nyuma yaho nibwo nagiye no kwinjira mu buzima bwa mayibobo. Ninjira mu mujyi wa Butare, abazi mu mujyi wa Butare mu Rwabayanga narahabaye, nibera mu Kimote ahantu bamena ibishingwe munsi y'isoko, niho niberaga ndi mayibobo.
winjiye umujyi wa Butare ufite imyaka ingahe wangana giki? Ninjiye umujyi ufite imyaka 12 hafi 13. Nibwo ninjiye umujyi wa Butare ufite imyaka 12 hafi aho 13. Nibwo nisanze nyine nanjye nagiye muri wa mubare w'ababana bita ng'inzererezi ba marine bamwe abakoboyi abajyamo ku myaka 12 hafi aho nibwo nisanze. Ndabyibuka ikibanya kero ninjiyeyo nambaye igipira urumva nakabutura nambaraga igipira kirekire. Ngezeyo abatipe niko twabitaga banyicaraho barambatiza ngo bagiye kumbatiza. Mubatizo bamaye rurasekeje nuko bafashe urwembe bakarukura mu mufuka akankata ku kuguru. Ubu ufite inkovu y'urwembe yankatishe ku kuguru ambwira ngo arambatije nyinjije mu muryango. Nuko ufite inshuti zawe zaba marine? Ndashimira Imana ko nazo hari ikimana yagiye zikoya zimwe na zimwe nubwo bose tutavuga ngo bose barahindutse ariko harabagiye bahinduka. Winjiye umujyi utangiye ubuzima bwa struggle your life self ubuzima bwawe bwite. Warubaye ute muri ubwo buzima bwo mu mujyi? Ntago byari byoroshye. Inzara yari ikomeye. Inzara mu bintu biryana bya mbere, mu bintu biryana no kubura famille, kuba wabura adresse muri famille, ukabura papa na mama, hanyuma ukisanga mu kigeragezo cy'inzara. Inzara iraryana kuko harye naburaga nka kabiri nari kurya. Nyuma yaho ko iminsi igenda ihita maze kumenyera umujyi nibwo najyaga muri Grand Terrium muri kaminuza Butare. Aho bamenye ibiryo muri puberi nkabiyoramo nkabishyira mu gashashi. Ubushashi bwa kera bitaga nyiranjajwa abantu baratuzi tw'umukara nkadukubitamo ibyo biryo nkayora. Ubundi nagenda nkavana ibishishwa by'imineke abyo mvanyemo kirida na papiye mushwari bisigaye nkabirya. Ndagenda noneho ibingiraho ingaruka inzoka ziranyica kwayura none inzoka zigayica mu kanwa nkakurura nkajugunya iciye mu kanwa. Ntago rero byari byoroshye kuko nari ndi hagati yo gupfa ariko bitewe n'inzara nigenda najyaga mu gisimu nabonamo ibiryo nkamanuka nkabivanamo nkigezaho ibishingwe aho bamenye ibiryo hirya haraho natoyemo icyo gihe ubugari imvura yanaguye yabunyagiye mbuvanamo. Ndabyibuka n'ibigufwa bariye mu isombe ndagenda bihondagura ndabirya. Nacungagaho bagiye kurya saa sita nakwicara ndabyibuka jye nandura ndwara igifu. Inzara yaranyishe njya gusura umutipe ndavuga reka ngende nicare hariya tu ndabizi baratetse ngiye kugogera barama ibyo kurya. Ndagenda nicara ku ibaraza nkajya nikoroza bari kurya nkikoroza kugira ngo banyumve ko hanze hari umuntu ariko suko batari banyumvise ahubwo nagira ngo nanjye ngerweho kubera inzara yari nyinshi. Hanyuma asohotse yafashe ubugari afata urusenda rwa kamurari rwisha abantu bararuzi inete nyinshi cyane arundamo mu bugari mo hagati yorosaho ubugari nyuma aramereza ngo nindye. Fasheho ndumyeho hanyuma urusenda numva rwo rwuzuye mu kanwa. Amaromba ndaramara ngiye gucira ambwa ngo nucira ndagukubita ndagukura amenyo wari ufite mu kanwa yose ndarumira. Byajeho ingaruka zaraje ndwara mu nda mu buryo bukomeye. Mu nda harandya bikomeye cyane ariko njya kwa muganga baramvura bitafatiraho igifu gitaki cyangirika ubwo mafata igihe kinini cyo kurwara igifu. Mu nda harandya mu buryo bukomeye kuko inyama zatangiye kwangirika kubera urusenda. Inzara rero yaranyishe mu buryo bukomeye cyane. Nicyo kintu cya mbere nahuye nacyo. Inzara iranyica n'ikiniga cyo kuvuga ngo ese famille imvura ikanyagira ku muhanda muri rigori nkaryamamo nkasasa ikarito nkarara aho ngaho. Ntabwo byari byoroshye ariko inzara niyo nahuye nayo cyane mu mujyi wa Butare. Nyuma yaho nangira no kurya inyoni n'ikinyoni, imisure, bokori, amafundi, iminuni. Izo ni inyoni nariye. Inyoni wabaga wazifashe ute? Inyoni hari uko twabangaga itopito abantu barayumva nkajya ndasa inyoni. Hari zo nategaga
mu gitebo nkafata ibicenga cyangwa se ibiheri basekuye mu myumbati nkatega utunyoni tukaza kubitora hanyuma hari ukuntu ubwenge nyine bafite nkakurura umugozi nkahita nzubikiramo nkazifata nkazipfuragura nkazirya. nariyifunda igihe kirekire ndagenda ngira ingaruka zazo mu matwi, inyoni zikaba zivugiramo aho ndyamye nkumva ziravugira mu matwi ngakubitamo ngo zivemo. Nyuma byaje kugenda ari uko Imana ingiriye neza nyine negereye Kristo. Rero ntago ari ubuzima bwari bworoshye, uburyo nagiye n'igisiha, uburyo najyaga mu murima nkajya mu murima nkihisha nko muri soya nkazitonora ndunda mu mufuka nkagenda nkazikaragira nk'ahantu ku rujyo, hanyuma nkazishyira mu mufuka nkagenda nzirya. Nakwinjira nareba nabona ahantu bamenya ibishyimbo, kurya abantu bamenya ibishyimbo nkabifata nkabishyira mu mufuka nkagenda mbirya nk'ubunyobwa. Urumva nagera mu nzira nabona bataye ikijumba kurya abana bita nkabitora. Hari n'igihe abantu batanura ibijumba, kera kuno batonuraga ibijumba hanyuma umuntu akarunda hasi ngafata bya bishwa nkabyegeranya nkabikanda byakwegerana byakomera nkabirya nk'ikijumba nkabirya. Nabayeho mu buzima bw'inzara mu buryo bukomeye irandya, hamwe umuntu akwakira umunsi umwe. Njya mbwira abantu ngo iyo wagize mu ishuri ry'ubuzima nta nubwo umuntu yakugira impuhwe rwose ngo bikunde, ngo bipfa kuba ari ishuri. Ntabwo byari byoroshye rero, hari n'abo twageraga bakatwinena, ndabyukana arwaye amavunja imbaragasa, ndagenda nambara umwenda umwe ukajya umaraho nk'amezi 6-7 ukindiho. Ndabyibuka ninjira mu mujyi mu myaka nka 14 nibwo nangiye kwiba mu buryo bukomeye, nkajya nza n'urwembe rwanjye wanyuraho cyane cyane abakobwa. Hariho nirukasomba nkambuye ishakoshi nyirukankanye sangamo amakariso nanuza na kotegisi, ngeze imbere ya nuza ya chef cyangwa se ubita abajyama bacu umuntu type ni type ubwo we abonye amakariso abaniye urushingo ntago ari byo twagutunye gusa n'ikintu gifatika, nangira kuyambara ayo makariso. Hanyuma yashakoshi nagenda nyigurisha 5 ndabyibuka. Ntago ari ibintu byoroshye, uburyo nagiye ndya ibintu by'amasiha, nateze isiha icyo gihe ndabyibuka. Nambaye umupira ugera hasi ku mavi, ndagenda fata urusenda ndacana ku mwobo w'isiha, nduka umwotsi winjiramo, isiha yivamo kubera guhunga urusenda yinjira mu mupira, ndatabaza mu buryo bukomeye cyane kubera nari nicaye kubona amaguru nayakize hirya no hino. Ntago byoroshye. Yose ndabyibuka nayigurishije amafaranga 500, ndagenda ngura ibifu byo ku mashini basigaza hasi, ndayora ubugari nkajya ngenda nkabicumba, nkagura n'ifu ibintu by'ifu by'abisondore by'indagara nkashyira mu mazi atari uko bikaranze, hanyuma ngajya nkozamo bwa bugari natetse nkarya. Nari igitoki bita gisubi cy'amakakama cyane, kutogosa indagara rimwe nkanywa amazi yazo. Ikintu cy'inzara cyane cyane cyambayeho mu buryo bukomeye cyane, no gustragulinga mu buzima gutyo ni birebire cyane. Byari ibintu bikomeye, ndetse byagiye bingiraho n'ingaruka y'umuntu agiye abyibuka, bigatusha umuntu. Wakwisanga umuntu yakwakira ukabona nta gaciro aguhaye, kwibaze se kubera iki turi kwisa, ariko ubundi bwo sobanukirwa ngo ntakibaho Imana itakisi. Uvuye muri ubwo buzima cyangwa se uracyaburimo, warya gute? Wirirwaga tugiye waryaga inyoni, wajyaga gutoragura mu bimoteri, wararaga hehe? Nararaga mu mujyi n'izindi marine, twiraga mu mujyi. Abazi kuri kaminuza bita kwa Sebukangaga hari ishyamba rihari, twajyaga kwibetamo tukiryamiramo, abandi bakarara mu mujyi. Ubwo urumva twahoraga mu gitondo igihe twaraga tugenda, umuntu akagangika nk'amasaha 2 ubundi agahita abyuka. Twabyitaga kugangika si ukuryama, ubundi haryama umuntu uguwe neza cyangwa se wumva atuje mu mutima. Ariko hari igihe badufataga crodofisi z'igihari bakadukubita mu buryo bukomeye, umujyi tukawibeta tukajya ku nkengero.
ibintu bitoroshye cyane, urumva nasigaye ngendana umukasi, nacimbuye ngendana n'urwembe, ari ubwo buzima twibereyemo. Rero ntabwo ari ibintu byari byoroshye kurara mu mvura, rimwe imvura ikakunyagira ukajya ku ibaraza ry'umuntu, umukorodofisi yakubona akakuvudukaho akaguhata ibiti, inzara yakwica, wajya kurasa boro ugasanga rimwe baragufasha baragukubise benje kukuvuna. Ndabyuka nigeze kwiba ahantu ibigori, umugabo arazana umuhini w'isuka nkubita, afata umuhini umwe akubita ku ivi, amavi abiri no ku nkokora abiri, naravuga ngo uyu ni mureka agende yipfira urwo yipfiriye. Ni ibintu byari bikomeye cyane mu buzima. Nyine hari ishuri umuntu acamo, cyangwa se hari ubuzima umuntu anyuramo, ugasanga rimwe bigiye bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu, ariko atari uko yabwikururiye cyangwa atari uko yabwihamagariye. Ntabwo rero byari byoroshye. Niberaga mu mujyi wa Butare, nirara hanze, nirara ku mabaraza. Urumva iyo nabonaga ikizu gishaje nagenda nkibetamo nkaryamamo, tugashyiramo ingangi cyangwa amazu babubatse bataruzuza, ukayaryamamo ukayabamo. Uraye aho ngaho hamaze igihe kinini, wahamaze imyaka ingahe? Namaze imyaka itatu hafi 4. Ubwo buzima nabayemo iyo myaka. Nyuma yaho nagize promotion imwe mu buzima. Urumva nari mayibobo, harakona naciyeho, nari mayibobo, ariko narahaye baradufashe rimwe, baradufata bamiranga baducyuye, bakoze umukwabo. Ngeze mu rugo batujyana ku ishuri mu buryo bwo kudusunika, ariko nagera ku ishuri, nagera mu rugo naburara, nge nararanaga n'ihene, bakandyamisha ihene zabaga kandi inzu ihari. Ubuzima burandya mu buryo bukomeye cyane. Nava ku ishuri natanga buri cyo kurya, ejo ngasiba, nkongera ngasubira gukurikiye, ejo ngasiba. Ariko nize ubwenge ntabwo natsindwaga. Iyo ntabaga uwa mbere nabaga uwa kabiri. Gutyo mwiga iminsi 3, indi 3 ngasiba, gutyo. Ubwo sinigeraga sibira guhera mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu. Ngeze mu wa gatanu nibwo nahuye n'ikibazo cy'uburwayi, ndarwara nabwo kubera inkoni bare bankubise. Ndabyuka no mu family wankubise mu buryo bukomeye, asigana meze nk'umuntu waheze umwuka. Asize aho ngaho, nyuma nza kuzanzamuka, mara igihe najya ku ishuri, nza gusubirayo ndiga. Ngeze mu wa gatandatu hafi yo gukora icya leta, nibwo ishuri narivuyemo kubera noneho byacanze. Igihe bigucaho ukavuga ati noneho birarangiye. Mvuye rero nabwo nagiye mu mujyi, mura n'umuntu ahita ndangira akazi ko mu rugo. Ko mu rugo, ariko sinari ko ari akazi ko mu rugo, ko nari maze kwakira ubuzima bwo mu mujyi. Ahubwo ati nta mpamvu sinakora akazi k'ububoyi, numvaga ntagakora. Nisanga rero nagiye kugira gute, nagiye kugakora nisanze mu mujyi. Uwo mugabo yantwaye. Tutaragera aho ngaho, umuntu yakwibaza ese no kunywa itabi, no kurara mu muhanda, no kwiba, cyangwa hari n'ibindi bintu wakoreye mu muhanda? Ni byinshi nagiye, ntago nabivuze. Oge nanyweye urumogi igihe kirekire, nanyweye urumogi igihe kirekire, naracomye mu buryo bukomeye. Twabyitaga gucoma, kunywa umunanywe ibisukika. Ni ugucoma, ni ugukurura, ni imyotsi. Urumva nanyweye urumogi, nywa isigara, ifiritiri, Nore, SM, abantu barazizi, bene wacu bakiriyo, kandi mbaye mbakomeje nibaze nabo Uwiteka bagira neza. Hanyuma nywa na esasi cyo bita umuneri, ajya suka mu iponje no mu mupira nkakurura. Iyo nakuraga gutya 2, 3, ubwo nahitaga njya free, kahita birangira nagiye mu bintu byanezezaga cyane. Ni ukunywa esasi mu muneri, narankwaga nkumva ngiye horo mu buryo bukomeye cyane. No wamamagara ngo pita, banyitaga JP, mwumva JJ kubera free ndimo. Urumva igihe batwirukanga, noneho umuntu andebye ukundi kwirukanga ngenda ameze nk'uri kudefira, araseka, asekira inyuma. Mwumve ni igitwenge cyitswe n'abantu nk'ijana. Nakundaga esasi, nywa igikamba, nta hantu nashakiye free igikamba ndakinywa. N'ubugoro nabugerageje imwe mbumize, ndaruka nenda gupfa, mpita mbuvaho. Hanyuma nyuma yaho urumva nanyweye urumogi, nywa esase, nywa ikore, nywa isegereti. Urumva mbega icyo byabweye cyose cyabaga gihari, naragicomaga neze kugenda nkagura buri
ndakore tuzi kuzigura kuko nabaga nkuzi ari igihe nataga n'igiceri kavuga ati ndakarambika hariya tukaba twavuganye nkaza njya munsi y'ibuye ahantu hagakize mpita ngafata ngenda ntiwapfa kubimenya ntagenda nkakaroringa hanyuma nkagacoma ari igihe kashiraga ari ukuntu umuntu afata uduti tubiri akagashyiramo hagati akagakura katageze ku munwa agakura ariko nyine ukoresha imitsi yose byatara ugakurura ukinjiza ibi binakoreye umuhanda ni byinshi nyuma yaho nagiye reka ngere ku kintu nyimara kujya gukora akazi ko mu rugo nibwo nahise mbona promotion yo kongera kwiga ohera mu kangahe mbo yanshakiye ishuri mu munsi njya kwiga mekaniko automobile. Wenda ntiturajya tuzahafatira igice cyacu cya kabiri mbibutse ko dufite ibice bitatu. Igice cya mbere kiva ku buzima bwo mu muhanda, igice cya kabiri kiva utangiye ishuri mekaniko automobile n'uri wayigezemo, n'igice cya gatatu kivuga overcoming uvuye muri ibyo byose. Turacyarangwa ku buzima bwo mu muhanda byimbitse. Ese umuntu yakwibaza umaze kutubwira ngo wanywaga inzoga wanyoye ibiyobyabwenge byinshi, nta kindi kintu wakoreye muri ubwo buzima bwo mu muhanda? Tuzi kwica, tuzi kuroga, tuzi gusambana. Icyaha ntakoze mu buzima njya mbwira abantu no kwica no kuroga, ariko gusambana nasambanye ndi mu muhanda. Nasambanye ko sinabikora mu buryo buri nuza, ahubwo maze narakizwa mbonye uburyo muhuyemo ndi kubona udufaranga, kuko hari igihe nabyiniye Tigo na MTN ndi kubona amafaranga. Icyo gice tuzakigeraho nibwo natangiye kwinjira mu bintu by'abakobwa. Uvuze ngo wagiye muri Tigo na MTN uvuye kwiga mekaniko automobile, icyo gice tuzakigeraho kwacyo. Reka twibande cyane ku buzima bwo mu muhanda. Icyo gihe uri mu muhanda umuntu yakwibaza ngo nta wundi muntu ukomoka muri famiye yanyu wari ufite ko yakureberera ukabasha kubaho? Nago nabivuzeho kare, hari igihe ugera mu ishuri ugasanga n'umuntu yakwigira mu munsi umwe, ariko ejo azaba yaguharuruswe. Genda byuka igihe nagiye muri famiye, hari umukecuru wanyakiriye akajya ndazanya n'ipusi ye, akajya mbwira ngo ipusi nayikoma gake, aho ati ninumva hari ikibaye ku pusi yanjye tubyuka ugenda. Igihe nkajya ndarana nayo akanyorosa ikirago n'ipusi ikajyamo. Nyuma yaho nibwo naje, sinzi ukuntu byagenze, nari ndi kurya voka ndabyibuka n'imyumbati, ipusi iraza arayifata ndayishota umugeri, ahita ambwira ati uyu munsi nturaraha nzira ipusi. Bivuze ngo hari igihe nagezemo ipusi kandusha agaciro, ari ipusi ndusha agaciro. Ikindi kintu burya ushaka kubwira abantu, hari ibintu bigera ku muntu atari uko yabyikururiye bikagutera ingaruka zo kwicuza ubuzima wavukiyemo cyangwa se urimo. Mbwira abantu ngo abo Imana yagiye ha promotion muri ubu buzima bakabona bariho bari muri famiye bafite aho kuryamana nuko barya, bajya bayishimira kandi banyurwe n'ibyo bintu Imana iri kubakorera, kuko hari umuntu uri kurwana n'ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Nagiye nekeza kwiyahura keshi ko nabonaga ubuzima bwacanze, nka uyobyabwenge nk'idoroga mu buryo bukomeye cyane kugira ngo pfe bikanga. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Mbo muri 16 kabisa. Ngerageza kwiyahura keshi biranga ariko nkajyanwa. Harije nafatishe ko icyo gihe ndayinywa, fata urumogi ndacoma, fata sasi ndakurura, twabyitaga umuneri. Aho hatubwiye umuntu yanakwibaza ese muri famiye yawe uvuka uri umwe cyangwa hari abandi bantu muvukana? Ndi umwe. No kubanguriye ndi ikinege. Yego ndi ikinege. Ikindi muri famiye urumva sinavuga kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ni birebire tuzabigeraho. Aho naho nigeze narogwa ndasara, ngira ikibazo imbikirage iminsi 14 nashobora kuvuga, kandi mbitewe n'iki nabonitaga avuga ngo abanga wenda banyitaho barasigaye. Ntago rero ari ibintu byabaga byoroshye ku buzima bwanjye no mu bitekerezo, mu mibereho nekerezo ejo hanjye nabonaga hari ahantu haborotse, hari umwijima, nazigera mbona umucyo. Umuntu wese yankubitiraga ubuntu, umuntu akanyinena mu buryo bukomeye cyane. Mbega niyo nekereje ko ya masaha nkumva n'ibyo biri kuvuga, nkabona nagize amahirwe yo kwakirwa muri studio nkaza nk'aha ngaha, mba mbona ari agaciro Imana iri kusubiza.
ni nk'icyizere yongeye kundemamo. Umuntu yakwibaza ese kuri gakondo ya papa na mama nta kintu cyari cyarahasigaye ku buryo wagombaga kukicaramo nibura ugacungana n'ubuzima no ko bwaca bukira? Nicyo nazize, niko nari kubivuga, nicyo nazize nyuma nibwo narozwe. Vuze ngo nibyo nkurikiranye. Nibwo narozwe ngira ikibazo ndambikirage rundu kubera amarozi, ari ibyo ngibyo by'amashyari n'ibiki byose ngo ntazongora. Rero byaranze ndagenda ndatuza nangera kwiga kwiyakira. Mbibutse ko muri kubona kuri kamera ni Deka cyangwa se Peter Ntaganzwa cyangwa se Apotre Kabuye. Uyu munsi wa none yahinduriye ubuzima, tuzagenda kuri etape kugira ngo ubuhamya bwe tubashe kubukurikira. Uzaba ufite iminota 25 buri buhamya, ntabwo tuzayirenza, nuvuga ngo ni iminota 75, ibiganiro bitatu tuzagirana. Ntaganzwa Peter, wenda gerageza utubwire mu buryo buvunaguye cyane muri ubwo buzima bwo ku muhanda, ubwo buzima bwo ku muhanda wari urimo aho ngaho ku muhanda, mu muhanda wa Huye, aho wararaga, aho wirirwaga, bamaze kuhatubwira ibibi wakoreyemo, bamaze kubitubwira. Ariko kandi umuntu yakwibaza, ujya kujoininga abo bana, wajoininze wumva ko ari ahantu heza ugiye haguha amahoro n'ibyishimo, wahajoininze kuba kubona ko nta hantu ufite ho kwerekeza. Ese koko igitekerezo cyo kwa joininga cyaje gite? Igitekerezo cyo kujyayo nisanze muri ubwo buzima narindimo, nkajya mbona uburyo nkubitirwa ubuntu, ariko nkakura amakuru ngasanga abana bo mu muhanda nubwo bariho ariko nta muntu ubahuza ku nkeke, nawe uri kubavunagura. Ahubwo ngiyeyo ni wenda nahiga ubuzima bikagira gute bigakunda. Ngiyeyo najya mbona ibyo birayi byura ngashyira mu idebe, kuko narabikoze nkajya neka mu idebe ryawusa byakunda. Ngiyeyo najya mbona nk'umuntu nwaza agatwaro kama nk'iry'itanu cyangwa 100, nkagenda nkarya nkabaho, kuko nabonaga nta hantu nyiri, nta hantu ndi kwisanga, n'abantu bari kunyiyumvamo. Ahubwo reka ngende njye kurema abandi bantu bashya ku buzima bwanjye, nisange muri abo barara, nanjye nyine mbu murara, kuko nta muntu ndi butakire n'umuntu. Kuko niba icyo gihe ndabyuka narakubitwaga nkibaza uyu muntu nkubise rimwe akankubita amaraso akava mu mazuru, nkibaza uyu muntu ngize gutya. Ariko ngeze mu mujyi, nubwo naho nageze urumva bwa mbere baranyakira bangatisha urwembe, naravuze ati birakomeye, isubiye karitsiye ndavuga tubwo nabatirwa reka asubire. Kandi kuko subiyeyo ndi kumenyerana nabo, bagenda bafata nk'umumarinde nyine mugenzi wabo. Umuntu yambwira ati harare boro tukayirasana, ndagenda mbaremba nk'umuryango. Kuko nitunabiganiraho nyuma yaho hari abasore babiri bahindutse ku bwanjye. Peter, tugana ku musozo, ndagira ngo utuvunagurire muri make ibintu 5 bibi wakoze uri hariya. Ubwo uragenda uvuga ngo icya mbere nakoze, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, n'ibintu 5 wicuza kuba warabaye muri buriya buzima, watangaho nk'isomo. Naho turasoreza, kamuhe mikoro wifashe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha kunyakira muri studio. Reka mvuge mu bintu 5 by'ubwanjye byanjye nakoze bibi nkumva bingizeho n'ingaruka. Wenda nubwo nta burwayi navanyeyo, ariko ikintu nisanzemo cyo kunywa ibiyobyabwenge, kunywa urumogi, kunywa esase, kunywa inzoga, kwiba, gusambana. Ubwo ni 3. Kumva ko nta muntu n'umwe nagiriye icyizere, kwirwanira, kwiyobora mu buryo bukomeye. Ibyo bintu byagiye iyo nekereje uyu munsi kuri itariki aya masaha, mba numva ari ibintu bibi byambayeho mu buzima, kuko iyo mbitekereje mba numva n'umuntu kibirimo ari uwo kugirirwa impuhwe cyangwa se imbabazi. Ibintu rero mu buzima nicuza, cyambere nicuza sibyo ko byarangiye sinzi ko nabyicuza, nicuzaga kuba naravutse, hanyuma nkanisanga. Icyo ni icyambere. Ikindi nicuzaga ikindi kuba narisanze mu muryango w'inzererezi, nkisanga mu mujyi ndi mayibobo. Hanyuma icya 3 nicuza nuko nagerageje kwiyahura
kwiyahura mu buzima nkumva ubuzima nabwiyambura ntago ari ikintu iyo nicaye n'uyu munsi nyitegeza ko nangiye kwivutsa ubuzima bitari rimwe bitari kabiri mba numva ari ikintu nicuza. Ikindi ni ibiyobyabwenge nanywaga nabyo ni ikintu kiri mu bintu nakoze bibi ariko ni ikintu nacyo nicuza. Ibiyobyabwenge nanywaga, kore nanywaga, urumogi nanywaga, sambanye nagiyemo, kwiba, guteka imitwe nagiyemo, ibintu nk'ibyo byagiye uyu munsi wa none ndabyicuza kuko ariko rimwe urumva twarabisiga bati sibu nari kubigenza ne ariko kandi nta nubwo ari byiza navuga ngo nakwikomera amashyi ngo nakoze ikintu cyiza icyo gihe. Rero ariko muri byose bibaho kugira ngo bitwigishe. Ibyo nibyo bintu mu buzima byambayeho nicuza, nibyo nakoze bibi, hari ibyo nabayemo bibi nabivuze, hari nibyo nicuza nabivuze. Ubundi ibisigaye ubundi ubuzima ni Imana ibugena. Turashimira Imana ko twabivuyemo tukaba tugihumeka. Ubundi tuzakurikira tugana ku gice cya kabiri cy'ubuhamya n'ikindi kiganiro kindi cya gatatu tuzagira tuvuga ni Imana ibasha gukiza umuntu aho yatakwikura ikahamukura kandi bidufite umugambi. N'umuntu yatekeza kwidroga, kwiyahura, gukora ibintu bibi ariko Imana ifite umugambi. Murakoze cyane.